Story time guys, nakundanye n'umuhungu ubungubu rwose hashize imyaka 2 dukundana. Mungu twarakundanye, ndamukunda cyane, niwe muhungu wa mbere nakunze kuri iyi si, niwe muhungu nakunze, ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose, kandi na n'ubu mba mbyumvamo ko nkimukunda. So twarakundanye rero hashira imyaka 2 ishize, mbona ukuntu yamfataga, ukuntu yankundaga, ukuntu yantwaraga bitangiye guhinduka. Namushaka nkamubura, namuhamagara nkamubura, ibintu byose nkamubura. Hari umushuti wanjye rero we ibintu by'urukundo ntago yabyizereragamo pe. Yakoreshaga dating app nyine kugira ngo nyine we yihurire n'abantu ba passing time, barya umwanya nyine, ariko nyine ahure nabo atabakunda nyine. Arangije nyine kuri ubuhoro ujya kurira inshuti yawe uyibwira ati boyfriend wanjye biki yambabaje, ya uyu munsi namuhamagaye ngo kumfatashe icyumweru tutavugana, yaranyanze. Angira inama yo gukoresha iyo dating app. Arambwira ati umva nkubwire, iyi dating app ibaho abajama mani bari seriye, ibaho abajama umva, ibaho abantu bari seriye babagabo bazi kwita ku bakobwa, ibaho wa mujama warajya agafata amasomo ubuzi kwita ku mukobwa. Rero ibyo bintu byawe byo kuzana inkundo hano hejuru ko boyfriend watana kwitaho, hejuru ko atanagukunda, uri mu buyobe. Ngwino nkwereke ahantu ukura umusore ukwitaho nimba wumva muri wowe ufite urukundo rwo gutanga. Ntangeje nkumva nyine ni ibintu bitandimo, nkumva biragoranye man. Abantu muzi urukundo, muzi ukuntu urukundo ruba rumeze. Nimba ivuga murabyumva, bumva nyine uri bubukoze nk'icyaha, uhemukiye nk'umuntu mwakundanaga, ukumva nyine nk'amakosa ukoze. Hashyiramo iyo dating app. Ejo mu gitondo nkaba ndayisibye, ejo mu gitondo nkongera nkayishyiramo, nkongera nkayisiba. Abasimana yanjye ibi niki? Ubwo ngubwo nyine ariko bitewe n'ukuntu boyfriend wanjye nyine wagira ngo ni nk'Imana yabikoraga nyine, we agakabya nyine. Nkamuhamagara akamfata, nkamuhamagara akambwira ngo ndi busy, nagiye hano, nagiye aha, nyine ukabona nkabona ntanyitayeho. Nkongera nkahamagara wa mushuti wanjye nyine akambwira ati wowe uri mu buyobe, wowe uri injiji, biki n'ibiki. Ubwo ngubwo umushuti wanjye aza kundeba umunsi umwe ayinkiriramo, arambwira ati nimba ntabishaka kira amafoto atari ayanjye, kire ibintu byose nyine bitari ibyanjye, nimbona umuntu tumacinga nyine wenda nitirire nk'umuntu, nkiro n'amazina atari ayanjye, nimbona umuntu tumacinga nkumva ndashaka kumubwiza ukuri, nkumva namukunze, abari bwo nzamubwiza ukuri, mbwira ati rero sinduyu nduyu nguyu nyine. Cyangwa se ushyire amazina atari ayawe, ushyire ifoto yawe, numara kubona abantu mu macinga uzahita ubisiba nyine, mubwire mujye kuganirira he inbox, muganirire nyine ahandi hantu hatari hano. Ubwo ngubwo nyine arancuka nyine mushuti wanjye, ntago nabivuga nko kuncuka, yangiriye inama nyine nk'uko inshuti yawe yari yose yakugira inama. Arambwira, ndangije mbikora nyine gutya bimbwiye, ndagenda ndayifungura, nshyira amazina atari ayanjye ariko nshyiraho amafoto yanjye. Mwabantu mwe ntababeshye, nahuye n'abajama, mpura n'abazungu, mpura n'abanigeria, mpura n'abajama pe. Wa wundi ubu kivuga gutya rimwe nyine urumva araza akakwaproachinga, mukamacinga nyine mukahita muvugana. Wa wundi nyine muhura mukavugana nyine rimwe, wambwira ati meze gutya, ukabona nyine ni umujama utanga care pe, utanga care, utanga amafaranga, ibintu byose. So ubwo nyine turahura, ariko nyine nkumva ndi kumubeshya kubera ko njyewe nizera nyine mu rukundo. Umujama twakundanye bwa mbere nari nkimukunda, ariko nyine pe mbibona katanyitayeho. Ubwo ngubwo nyine ndakomeza nyine nkomeza process y'umushuti wanjye yambwiye, nkazajya mbavugisha bakambwira ngo bankunze, nanjye bamwe nkababwira gutyo, cyangwa se nkababwira ati nyine urebye ntago ari cyo gitumye ndi hano, nkababwira ati nimuza mu Rwanda muzaze mbatembereze, nta kibazo muzaze, nyine nkabashaka ibintu nyine mbabeshya. Ubwo haceho nk'ibyumweru bingahe, nk'ukwezi cyakoze cyangwa ibyumweru 3, haceho nk'ukwezi cyangwa ibyumweru 3, ngiye kubona mbona sheri wanjye turi mu rukundo tutarakatirana, ntarankatirana, nanjye sindamukatura usibye katanyitaho. Mu by'ukuri mbona nawe turahahuriye,
noneho hari ukuntu umuntu ashyira introduction, njye nari narashyizeho ko nyine ushobora kuza hano mu gihugu cyo mu Rwanda nkagufasha, nkatuma umenya ahantu hamwe na hamwe nyine wambaza. Mbona yashyizeho we kuri introduction hariya hejuru, yashyizeho ko ari single, ashaka umukobwa uri seriye. Guys, muri kumva icyo kintu? Ashaka umukobwa uri seriye, ashaka umukobwa w'umu wife material. Mbamubonye pa nitago cyambere rya screenshot. Ubwo nyine sheri wanje nawe yarabibonye, nyine nawe yahise mbonaho, nyine arabibona ko twahuriyeho. Arangije muze excuse yampaye, arambwira ati njyewe biriya bintu ntago nabikora, njye nawe najya gushaka umusheri hariya, ngo hariya ngo nagiyeho, ngo kubera ko hari umuntu wari wambwiye ko yakubonyeho, ngo kandi ngabizi neza ko dukundana, ngo ndavuga ati nanjye reka nyishyiremo ibintu nk'ibyo bintu. Arancurukura. Ndamubwira ati se ko ashyizeho kuri single, se uri single? Arambwira ati njye ntago nari nzi ibindi bintu nashyiraho, ngo nashyizeho yuko ndi single, ngo rero ngo icyaba cyiza ngo nuko nyine ngo wayisibamo ngo ukayikuramo. Ndabwira se sheri wanjye ndaguhamagara ntumfata, ndakwandikira nkubwa tubonane, ntago ushaka ko tubonana, ibintu byose ntunkeneye, ntukinshaka, ntugikora iki. Ndanabibona iyo umuntu atakwitayeho si ubibona, ndanabibona kutanyitayeho. Ubwo ngubwo koko uragira ngo mbigenze uragira mbigenze n'abahungu mwese nsigaye mbafata kimwe, nsigaye mbona mumeze kimwe. Arangije nambwira ngo mbabarira, ngo yisibe, ngo ibiki n'ibiki. Ndamubwira we kuki uyifite? Akomeza nyine ampezo excuse. Ndangije ndavuga ati okay, nta kibazo, reka nyisibe, nta kibazo. Ariko mu by'ukuri hari nk'umujama twe twahuriyeho, mbona nyine ari interested cyane, mbona ari kunyitaho. Urumva muri ibyo byumweru bingaye nyine hari ukuntu uhita ubona umuntu nyine ari interested, nyine ahita akubwira ati tuvugane, ubona kwitayeho. Nyine nkabona nyitayeho, nkavuga ati nyamara nshobora kumuha amahirwe, wabona nyine abahungu koko nyine batameze kimwe. Ubwo arimo arambwira ngo nyisibe, ngo n'uwo mujama twahuriyeho musibe ahantu, ngo kuri Instagram yanjye mpite musiba, ngo nimero zanjye ngo namuhaye ngo mu block, ngo musibe, ngo niyo dating app nyine nyisibe, ibintu byose nyine ngo mbisibe, ngo nawe ngarabisiba. Guys, namwe mwimagine umuhungu dukundanye akaba yashobora kumara icyumweru atamvugishije, atazi ngo meze ute, atazi ngo ndarwaye. Twahuriye kuri dating app, we akamenya ngo nagize ikihe kibazo, akamenya ngo nyine, ukabona ibintu byose byanjye arabizi. Mumbabarire n'ukuri, mungire inama mwabantu mwe, mungire inama mumbwire nkora iki. Ariko umutima wanjye simba numva ko twahuriye aho ngaho mukunda, ariko wabona ari unkunda kuruta nguwo. Nyine iyo uri kubireba mbona ari unkunda kuruta uwo nitaka ari boyfriend wanjye nyine we ankenera, we niwe unkenera, niwe wumva ko yankenera, aba yumva ko njye ntari umuntu ntashobora kumukenera. Sinzi ukuntu nyine amfata, nyine aba yumva ko twabonana ari uko ankeneye, ari uko abonye umwanya wanjye, ari uko iki n'iki, nibwo nyine yumva ko twabonana. Kandi uwo nguwo twahuye we aramvugisha, making sure agashyiramo effort nyine nkabibona. Rero mumbabare mungire inama, sinzi ngo ndi mu rukundo ntarurimo, sinzi ibyo ndimo, ndabasabye mwabantu mwe mungire inama, ndabinginze mumbwire icyo gukora. Ese nemere koko musibe mu bloke? Nge ndimo ndumva nabagumana bombi, basi nkareba ko atazongera akahita nkora ibyo bintu. Nabona atabinkoze akaba aribwo nsiba wundi, ariko arashaka ngo nyine ukwaje, ariko mpita musiba, nibagirwe ko yigeze no kubaho, nibagirwe ko ibyo dating app byagiye. Kandi mu by'ukuri kuva nashyiramo iyo dating app ntago nari nkirizwa n'ubusa, nkibabazwa n'ubusa, nkikora iki. Mungire inama. Guys, this is not my story. Mudufashe rwose mutugire inama, kandi n'undi muntu wese ufite story text me, inbox me, nkubwire ukuntu tubigenza, nawe story yawe uyizane badufashe kutugira inama. Murakoze.